Muri ino minsi abaturage batuye Afurika bugarijwe n'ubukene bukabije. Ugize Imana akabona icyo kurya ashimira Imana, ariko nyuma yaho yibaza uko bizagenda ejo bikamushobera. Ku rundi ruhande hari abifuza ko intambara ziba, amaraso akameneka, bakabona aho bamenera muri ako kavuyo kugira ngo bagire abandi abacakara. Umwana aricara akaririra umubyeyi, umubyeyi yabura icyo akora agafata umwanzuro ugayitse mubi wo kumusiga kubera ibibazo biba byamurenze. Benshi bishoye mu biyobyabwenge, benshi bishoye mu busambanyi. Nyamara nubwo ibyo byose biba, umugabane wa Afurika ufite ubukire budasanzwe. Ikibazo ugira ni abana b'ibisambo wibyariye, injiji ziyita abanyabwenge kandi arizo zoretse uyu mugabane. Mugiye kubona umuntu usabiriza ari umutwaro ku bantu bamwe, abandi bo babibonamo inyungu. Iyo babona umuntu ari munsi y'ibirenge byabo abita papa kandi ari bo nyirabayazana y'imihangayiko yabo, bumva bishimye. Iyi si isigaye ituwe n'abantu benshi b'abanyembaraga mu mufuka, abantu barwaye indwara yo gushimishwa no kubona bagenzi babo barataye umutwe. Yuzuwemo nanone n'abantu bafite imitima yashegeshwe n'agahinda baterwa n'abo barwayi. Iyi ni impuruza yo mu magambo make igamije kugusaba wowe ugifite umutima utabara, gira icyo ukora. Gira icyo ukora. Byose byicwa no guceceka no kutagira icyo umuntu yitaho. Nibitaba ibyo uzabaho neza uno munsi, ariko umwana wawe, umwuzukuru wawe azabaho yibaza niba kwishima bibaho. Azabaho asa nkaho atagira umuryango, azabaho yigunze kubera isi yamusize. Wowe ufite ubushobozi, jya mu mashuri wigishe ubupfura, jya mu ngo wigishe kubana neza, jya ku karubanda wigishe ubunyangamugayo. Gira icyo ukora, nyabuneka gira icyo ukora. Niba Imana yaraguhaye inkoni y'ubutware ukaba ufite ubushobozi bwo kugira icyo ukora, ndakwinginze gira icyo ukora. Niba Afurika hafi 90% by'abayituye ari abitwa ngo basenga Imana, guhera ku muto kugeza ku woroheje, hakagombye kuba hari impinduka. Umuco wacu barawishe, bawusimbuje imico y'amahanga. Utagira umuco aravangirwa, utagira inkomoko ntacyo aba ari cyo. Mu gihe abaturage bo mu bindi bihugu bakataje barimo baravumbura ibintu bitandukanye bifitiye ibihugu byabo akamaro, abaturage bo muri Afurika bamwe na bamwe kuri za TV, kuri YouTube, kuri TikTok, bo bari kwerekana uburyo bushya bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Baramamaza imiti yongera ibitsina, bararangaye. Algoritme za softwares z'abanyamahanga ntizereka abana babo ibyo zereka abana bacu. Bafite uburyo barinda abana babo icyo bita negative image,
mu gihe abacu byose tubahereza bakamiragura. Umwana nk'uwo yavamo umuntu mwiza ate? Gira icyo ukora. Ubutaka bw'abasogokuruza babugize ingarani, babumenamo ibikoresho by'ikoranabuhanga hirya no hino muri Afurika. Kubera ko ubutaka butakera, ba nyirabwo bari kubugurisha abanyamahanga ubusabusa. Ukibaza aho bizageza, ugashoberwa. Gira icyo ukora, va mu mwanda w'amoko, reba imbere. Ni byinshi navuga, ariko reka ndangirize hano. Murakoze. Hasta la vista.